twishimiye kubasanga ku Mugisha wa TV muri kano kanya kandi tubaha n'ikaze ku biganiro byacu bya buri munsi tudahema kubagezaho. Karibu sana rero ku Mugisha wawe TV, tuguhaye ikaze kandi tunakwifuriza umwaka mushya muhire wonyine uduteze amatwi. Twifurije umwaka mushya muhire, umwaka wa 2024 cyane. Tunagushimira cyane ko banye natwe mu mwaka dushoje. Hanyuma rero tuributsa umuntu utarakora subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo atazajya acikanwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Turabashimiye cyane rero ukuntu mwabanye natwe muri uyu mwaka turangije, umwaka wa 2023. Tuboneyeho no kubifuriza kuzabana natwe muri umwaka wa 2024 rwose n'ubufasha bwanyu, kandi twizera ko muzabuduha mukabana natwe kandi mugire umwaka mwiza kandi mugire na bonane nziza. Tugiye kubagezaho rero amakuru abagezweho, amakuru abarimo kuvugwa mu isi y'amakuru atandukanye. Tugiye kubagezaho rero amakuru avugwa ku gihugu cya Kongo, amakuru nyine y'amatora. Muzi ko Kongo yari ifite amatora yatangiye ku itariki ya 20 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 nyine atangira muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko rero seni yashize ishyira hanze iby'amatora cyangwa se amajwi yabitangaje rero kuri tariki ya 31 igaragaza umukuru w'igihugu cyangwa n'amajwi ku bandi bakandida bahatanye kuyobora kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero tutaragera ku byaraye bitangajwe na seni cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe gutangaza amajwi, seni cyangwa se gutegura amatora muri kiriya gihugu cya Kongo. Twabanza tukababwira ku bakandida bahatanyaga kuyobora kiriya gihugu cyangwa se abakandida bari biyamamaje n'abakandida 26 bonyine gusa. Twabibutsa yuko kiriya gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 100, ariko hakaba haritabiriye miliyoni 44 rwose. Murumva ko ubwitabire bw'amatora bwari hasi cyane bitewe n'ibibazo muzi biri muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko rero n'ubundi abakandida ku mwanya mukuru w'igihugu bagiye binubira amatora ngo ukuntu yateguwe bitanyuze mu mucyo, banafite impungenge yuko nyine atazagenda cyangwa se atazaba neza. We bavuga bati muzatwiba, ndetse n'umutekano wacu mu kwiyamamaza ntabwo wizewe, ndetse no ku byumba by'amatora ntabwo byizewe. Bakagaragaza imbogamizi nyinshi, bavuga bati rero kubw'izo mpamvu amatora nimuyasubike, muyegeze imbere, mubanze mugire ibyo mushyira ku murongo, hanyuma muzajye mwabona gutangaza itariki y'amatora. Hanyuma rero itariki navango seni cyangwa leta ya Kongo biteye utwatsi, ahubwo ku itariki ya 20 rwose barababwira ko bagomba kuzinduka mu matora. Niko byagenze rero ku itariki ya 20 nk'uko yari yo ngoma, abaturage barazinduka, ariko tubona umujinya w'abaturage ku masite amwe n'amwe y'itora. Wenda aho abaturage bagiye bagasanga amamashini, wenda bagasanga amamashini arahari ariko abatoresha ntabwo bahari. Rero hari abaturage bagiye bagaragara barimo kumenagura izo mashini zifashishwa mu gutora cyangwa se mu kubarura amajwi. Hanyuma bakajya no ku masite y'itora bagasanga hamwe nta mashini zihari, ndetse nabo ngabo babafasha mu gutora ntago bahari. Bityo rero bakavuga bati amatora nyaboneka mwagombye kuba muyasubika, mukabanza mukitegura, mukabanza mukadushakira ibikoresho kugira ngo amatora yacu azagende neza, dore ko nari amatora atarahagarariwe ndetse n'inzego za societe civile zitandukanye ndetse n'amahanga, dore ko atigeze agera muri kiriya gihugu. Ko bavuga bati ari amatora yo mu kiriya gihugu arimo inenge nyinshi, ntabwo yakagombye kuba abaturage bajya gutora. Ariko seni yabiteye utwatsi rwose ku itariki ya 20 barazinduka. Kuri 21 rero 22 navango seni yahise ishyira hanze urutonde cyangwa se amajwi y'agateganyo ko byari bimeze. Hanyuma rero urwo rutonde seni yashyize ahagaragara cyangwa se urutonde rw'agateganyo rwagaragaje yuko Antoine Tshisekedi n'ubundi gukomeza kugenda yiganza, dore ko mu ntara ya Kivu, muri Sud Kivu yagizemo amajwi 80%, muri Kinshasa nyine mu murwa mukuru wa Kongo ageramo 85%, kuri Equateur ageramo 78%. Hanyuma hariya uyu nguyu Antoine Tshisekedi akomoka cyangwa ku ivuko, hariya kuri Grand Kasai agiramo amajwi 93%. Murumva ko rero n'ubundi uyu mugabo nta gutungurana cyangwa kwaba abakandida bandi nka ba Martin Fayulu
cyangwa ba Moise Katumbi, dore ko nyine yagiye abahigika rwose rugikubita ku itariki ya 21/22 bagahita bashyira urutonde ahagaragara, dore ko n'ubundi aba bakandida bagiye bavuga yuko bagiye bagaragaza imbogamizi yuko n'ubundi bazabiba, cyangwa bamwe bagiye bagera, abaturage bagiye bagera ku masite y'itora bagasanga barabatoreye. Urumva rero ko abaturage bagiye bagaragaza imbogamizi nyinshi n'aba bakandida ku mwanya mukuru w'igihugu, ariko ibyo ngibyo ntabwo bigeze babiha agaciro nyine, dore ko uyu mugabo nyine yagiye akomeza kugaragaza yuko yiteguye neza mu mpande zose, dore ko no mu mbwirwaruhame ze barimo kwiyamamaza cyangwa se kuvuga imigabo n'imigambi, we yatangaje yuko mu migabo n'imigambi ya Antoine Tshisekedi yavuze yuko abaturage nibongera bakamutora kuyobora Kongo azasaba imitwe yombi bakamusa, cyangwa se agasaba bakamwemerera agatera igihugu cy'u Rwanda akakishozaho intambara. Bati rero nimuntora ibyo byo nzabikora rwose, nzashyira iherezo ku ntambara iri kuba hano mu burasirazuba cyangwa se hano mu gihugu cyacu cya Kongo. Ibyo rero byamuhiriye, dore ko nyine ku tariki ya 2021 uyu mugabo yatangiye kugenda ahigika bagenzi be. Ku itariki ya 31 rero ejo rwose hashize muno mwaka nyine urimo kurangira, CNS ibishyira ahagaragara, ariko bari babanje kugenda babyegeza imbere, ariko byashize babishyira ahagaragara. Ku mwanya wa mbere rero n'ubundi nta gitunguranye nk'uko twari tubyiteze, ibitangazamakuru byinshi byari byibiteze, cyangwa abantu bakurikirana politiki ya Kongo bari babyiteze, bavuga n'ubundi bati na Antoine n'ubundi uyu nguyu Moise Katumbi n'ubundi bazamwiba. Martin Fayulu urumva n'ubundi nabyita nkaho nibwo akiza mu gakino, ntago abizi neza. Ubwo rero ariko wenda uyu Moise Katumbi niwe uzagerageza gukomeza kumucalenjinga, ariko nawe navuga ngo yarushijwe cyane n'uyu Tshisekedi Chilombo. Rero tutabatindiye, ku mwanya wa mbere cyangwa se ku mwanya mukuru w'igihugu cyangwa se watorewe kuyobora kiriya gihugu cya Kongo n'ubundi n'uyu nguyu Tshisekedi Chilombo, kuko yahise agira amajwi 77.35%. Hanyuma rero tubitse abantu barimo gukurikira mu Show TV, murimo kubireba aho ngaho ku mashusho yacu ko bigaragara neza. Nimbivuga hano muhite mubireba aho ngaho ku mashusho kuko biragaragara neza. Uyu nguyu Antoine Tshisekedi afite amajwi 77.35%. Hanyuma muraza kureba, dore ko yagize na mu gihugu hose yatuwe cyangwa se yagize miliyoni 7 z'amajwi zirenga mu gihugu hose. Hanyuma bino bihita bimushyira ku mwanya wa mbere, ahita agira amajwi 77.35%. N'uyu nguyu Antoine Tshisekedi n'ubundi nk'ibyari byitezwe nta cyari gitunguranye. Ku mwanya wa kabiri rero n'uyu nguyu Moise Katumbi, ariko nawe nubwo yabaye wa kabiri nta kintu kinini wenda ngo tuvuge ngo yari arimo kumurya isataburenge, kuko impamvu mbivuga gutyo, we yatowe cyangwa se yagize amajwi muri Kongo hose, yagize amajwi 1,466,000 n'amajwi 503 yonyine gusa. Munumva ko n'ubundi yamukubise inshuro, mu gihe uyu nguyu Tshisekedi yagize miliyoni 7 z'amajwi. Hanyuma kwijanisha rero uyu Katumbi Moise ahita agira amajwi 15.71%. Burumva ko n'ubundi nubwo yagira gute ntago yamwegera. Navuga ngo yashyizemo mwitangiriza muremure, yashyizemo amanota cyangwa amajwi menshi. Hanyuma rero ku mwanya wa gatatu uyu mugabo bita we Martin Fayulu we rwose bamukubise inshuro, kuko yagize amajwi 3.89%. Murumva ko uyu mugabo rwose yarahohotewe. Hanyuma rero agira amajwi yose hamwe 363 n'amajwi 513 hose muri Kongo hose, niyo majwi uyu nguyu Martin Fayulu yagize. N'ubundi rero uno mugabo Antoine Tshisekedi n'ubundi abona ko yakomeje kwanikira bagenzi be, haba mu mbwirwaruhame avuga ati nimuntora nzatera u Rwanda, asebya mugenzi we ati amugeranye na Adolf Hitler n'iki byose, avuga amagambo akakaye ku Rwanda. Urabona ko n'ubundi no mu matora cyangwa no mu majwi byaramuhiriye, haba uko kuyiba, kuko ntabwo ari ibintu tuvuga ngo ni ibanga, byagiye bigaragara abaturage bajya ku byumba by'amatora bagasanga babatoreye, amatora yararangiye, hari wenda n'abahagarariye amatora nta nubwo bahageze, nta n'imashini zihari. Ubwo rero umugabo navuga ngo ni mubaya cyane, cyangwa se ateye ubwoba mu gushakisha amajwi, ntabwo wamwigereranyaho, ntabwo wamushobora. Hanyuma rero
Senires inatangaza yuko uyu nguyu Kisekedi Chilombo ekeyi Beto ari ukomeza kuyobora Kongo Kinshasa mu myaka 7 yose iri imbere, akagomeza kuyoboza Kongo inkoni y'icyuma rwose imyaka 7 iri imbere rwose, niwe ugiye gukomeza kuyobora Kongo. Hanyuma reka turebe uko bizakomeza kugenda, reka tubihanga amaso. Hanyuma rero nk'uko yabwiye abaturage, reka tuzerebe koko niba ibyo yasezeranyije abaturage niba azabikora, kuko yavuze ngo niba mutora azatera u Rwanda, azasaba imitwe yombi inteko ishinga amategeko ngo ayisabe imuhe uburenganzira atera u Rwanda. Reka turebe koko niba azabikora, niba azabigeraho, cyangwa niba ari kwa kundi yashakaga amajwi avuga ati reka mbatere ubwoba n'iki abaturage batazajya mu mihanda ngo bigaragambye, nabo mbashyiremo ikindi cy'icyo. Hanyuma rero navuga ngo tumwifurize imirimo myiza, ntago tumwanga twebwe abanyarwanda, reka tumwifurize imirimo myiza, azagire ukuyobora kwiza, ariko ajye yiga kubana n'ibihugu bigenzi bye ndetse n'abaturanyi be baturanye. Hanyuma rero tunabashimire cyane mwebwe Umugisha Wawe TV, mwebwe mwadukurikiranye, muri abantu b'agaciro cyane, mwaduhe umwanya wanyu mukadukora subscribe, mugakora like, comment, share, ndetse mugakara no kukazogera kugira ngo ntimujye mucikwa n'inkuru zacu. Turabashimiye cyane ko kuba mwaranabanye natwe, kandi ko mugiye gukomeza kubana natwe mu mwaka wa 2024 tugezemo. Hanyuma rero iyo support yo ubwo bufasha bwo turabwizeye